bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Tuzirikane ku nyigisho yo kuri cyumweru cya kabiri cya Pasika kwa 19 Mata umwaka wa 2020. Ingingo remezo nifuje ko tuzirikanaho iragira iti intwari igaragarira ku rugamba. Ubutwari ni ugukora igikorwa cy'impangare kigamije kurengera ubuzima bw'abantu n'ibyabo. Ibyo bigakorwa mu gihe kidasanzwe utitaye ku kuba nawe ubwawe wasiga ubuzima. Muri ibi bihe turimo byo guhangana n'icyorezo cya coronavirus, urugamba turwana narwo nubwo kutiheba, nubwo kutikunda ngo twibagirwa abandi, nubwo kwirinda kurambirwa, nubwo kwihatira gukora icyo Imana ishaka. Reka dufate urugero ku miyoboro y'abakristo ba mbere. Ngo mu ntangiriro ya kiliziya abakristo ba mbere bahoraga bashishikariye kumva inyigisho z'intumwa, gushyira hamwe kivandimwe, kumanyurira hamwe umugati, ni ukuvuga gusangira no gusenga. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 42 kugera kwa 47. Ibihe turimo rero ni ibyo kuvugurura imibanire yacu n'Imana. Ni igihe cyo gufashanya, gusangira no gusenga kurushaho. Nifuje ko tuzirikana ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, kunga ubumwe no gufashanya. Iyo abantu bashyize hamwe bagera kuri byinshi kandi byiza. Ku bakristo rero iki ni igihe cyo kuba intangarugero mu gufasha abandi, cyane cyane abatishoboye. Umukristo nyawe niyo yabura icyo asabwa ntiyabura icyo atanga. Dufatire urugero kuri Petero igihe yahuye n'umuntu waremaye akamufunguza. Nubwo Petero atari afite mu mufuka icyo yasabwaga, yari afite mu mutima icyo gutanga. Icyo gihe rwose Petero yerekanye ko nta wabura icyo atanga. Abwira uwaremaye atari zahabu ari na feza ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguhaye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amufata ukuboko, nuko arahaguruka aragenda. Tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 6 kugera kwa 8. Ibyo bitwereka ko burya umutima mwiza kandi utanga amahoro uguze byinshi. Niba nta n'icyo uhaye umukene, koko wabura n'ijambo ryiza. Niba se n'ijambo ryiza ntaryo ufite, nibura ntiwamuha n'amahoro. Ariko rero nta utanga icyo adafite. Ayo mahoro buri wese naharanire kuyigiramo. Bityo nimugira amahoro ya Yesu Kristo wazutse, izatugeze ku kuba abagabuzi b'amahoro y'Imana aho turi hose. Icya kabiri nifuje ko tuzirikanaho ni imiterere y'urugamba turwana. Nyagasani aravuga ngo mwitinya kandi ntimukurwe umutima na ziriya ngabo zitabarika, kuko atari mwe muzarwaniye intambara ahubwo n'Uhoraho. Reba mu gitabo cya 2 cy'amateka umutwe wa 20 umurongo wa 15. Urugamba turiho rurakomeye, turarwana n'umwanzi ufite imbaraga. Dufatire urugero kuri Dawudi wagiye ku rugamba agatsinda Goliyati, umugabo munini kandi ufite imbaraga. Dawudi yari kumwe n'Imana, bityo atsinda urugamba kuko atahisemo kwirarira cyangwa gutira intwaro zikomeye, ahubwo agahitamo kujya ku rugamba akoresheje intwaro ze asanganywe kandi akishingikiriza Uhoraho. Reba mu gitabo cya mbere cya Samuel umutwe wa 17 umurongo wa 38 kugera kwa 54. Bavandimwe, ntihazatsinda abanyembaraga, hazatsinda
abiyegamije impuhwe z'Imana. Benshi batangiye kugamburuzwa n'inzara, abandi batangiye kunanirwa, kwihangana birabagoye. Uru rugamba rurakomeye, ariko niduhumure. Si twe tuzarwana, gutabarwa kuzava kuri Uhoraho. Nimureke abe ari we duhanga amaso. Nk'uko Pawulo Mutagatifu abivuga, ku bwacu ntacyo dushobora kwiratana kiduturutseho, kuko ubushobozi bwacu buturuka ku Mana. Tubisanga mu ibaruwa ya 2 Pawulo umwandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 3 umurongo wa 5. Icya gatatu tuzirikanaho: inzara irashira, ariko igihemu ntigishira. Iyi mvugo bayikoresha bashaka kunenga umuntu witwaye nabi mu gihe cy'amage. Ngo kera hateye inzara ikomeye cyane, abantu barasonza bikomeye, kuko nta biribwa byariho usibye ko bari mu gihe cy'ihinga. Umugabo umwe wari ufite umugore n'umwana wonka, bahura n'inzara idasanzwe, irabazahaza, ariko bakomeza guhinga. Umunsi umwe inzara irabakubita, dore ko nta n'icyo kurya bari bagifite mu nzu. Nijoro baryamye, umugabo inzara iramurembya cyane, arabyuka ajya gushakisha icyo yarya. Igihe yabyukaga, umugore yaramwumvise, ariko arinumira, akomeza kwisinzirira ngo atamukoza isoni. Undi arashakisha hose, mu nkono, mu bimuga, munsi y'igitanda, hejuru y'utara, hose abura n'akaneke gahiye. Nuko agaruka kuryama, yizirika mu nda kubera inzara, akomeza kubura ibitotsi. Bigeze aho, afata ibere ry'umugore aronka, amashereka y'umwana arayahumuza. Umugore aratuza, ntiyagira icyo avuga, ariko bukeye abura icyaha umwana. Umugabo nawe abyukana ikimwaro n'ipfunwe ku maso. Bakomeza guhinga bashyizeho umwete, ndetse nyuma y'igihe gito beza imyaka myinshi. Inzara irashira, ariko umugabo agahora atinya kureba umugore we mu maso, kuko iyo yamurebaga yahitaga yibuka uko yandavujwe n'inzara. Aho rero niho bahera bavuga ngo inzara irashira, ariko igihemu ntigishira. Bavandimwe, muri ibi bihe twese turi mu mage, ariko dukomeze dukore cyane, kandi twirinde guhemuka, kuko inzara ishira, ariko igihemu ntigishire. Nidusangira ubusa, ntitwitane ibisambo. Ubukene turimo ntibutume twibagirwa gufasha abatishoboye kuturusha. Umwanzuro: tuzirikana aya magambo ngo iyo dusabye Imana ikaduha ibyo tuyisabye, ibigira ngo ikomeze ukwemera kwacu. Iyo tuyisabye igatinda kudusubiza, ibigira ngo ikomeze ukwihangana kwacu. Iyo tuyisabye ntidusubize, ibidutegurira ibyiza birenze ibyo tuyisabye. Erega si uko Uwiteka yabinaniwe, ahubwo no ku isaha itaragera, kandi urufunguzo rw'iby'Imana idusezeranya ruri mu kwemera. Dushaka intwaro nyazo zizatuma dutsindura urugamba. Nitwambara intwaro z'urumuri, twerere abavandimwe imbuto ya Roho Mutagatifu, ariyo kugira urukundo rurangwa n'ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, kugira ubuntu, ubudahemuka, imico myiza no kumenya kwifata. Reba mu ibaruwa Pawulo umwandikiye Abanyagalati, umutwe wa 5 umurongo wa 22. Iki gihe kandi kitubera ishuri, twigiremo byinshi bizadufasha kubaho neza nyuma yaho. Tumeze nk'icyuma kirimo gushongeshwa ngo kivemo ikindi kizaba cyiza nyuma yo gucishwa mu muriro ukomeye. Ibi bigeragezo birimo biratuyungurura nk'uko bayungurura zahabu ku ruganda. Duharanire kuba intwari. Ijambo ry'Imana riti: nimwishime kandi munezerwe, kabone nubwo mukigomba mu gihe gito kubabazwa n'amagorwa y'amoko yose. Uko zahabu bayiyungururisha umuriro, ni nako bya bigeragezo bigenewe gusukura ukwemera kwanyu gutambukije kure agaciro zahabu y'akanya gato, kugira ngo
nikumara guhama kuzabaheshe ibisingizo, ikuzo n'icyubahiro igihe Yesu Kristo azaba yigaragaje. Reba mu ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa mbere umurongo wa 6 kugera ku wa 7. Dusenge. Nyagasani Mana yacu, ni wewe kwiringirwa wenyine. Dutabare kuri urugamba turwana narwo. Ha abashakashatsi umutima w'ubuhanga n'ubwenge bivi wawe, babashe kubona icyahagarika iki cyorezo kimaze kujegeza ubuzima bw'isi. Abayobozi b'ibihugu ubushishozi mu byo bakora hagamijwe kurengera abo bashinzwe. Abaganga n'abandi bakora ibikorwa by'ubutabazi umutima w'ubutwari n'ubudacogora. Turinde inzangano, uturinde gupfa ubusa, uturinde ibikorwa ibyo ari byo byose byabangamira undi biduturutseho. Uduhe kubana neza n'abo turi kumwe mu rugo, kandi uduhe umutima uciye bugufi mu byo tubona byadutera uburakari. Duhe kumvira inama nziza duhabwa mu kwirinda gukwirakwiza iyi ndwara, kandi kuri uyu munsi wo kwiyambaza impuhwe zawe ukiza abarwayi bose, ari ku mutima no ku mubiri. Nk'abafatanyije gupfa no gukira, dufatire urugero ku mubiri y'abakristo ba mbere, maze twunge ubumwe. Nta kabuza tuzatsinda dufashijwe nawe Mana y'ukuri, Mana y'imbabazi. Mpuhwe z'Imana, we soko idakama y'ibitangaza, turakwiringiye. Tubisabye twizeye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ni wowe gusa Yesu, ni wowe gusa, ni wowe gusa Yesu, ni wowe